bacu. Abanzi b'igihugu cy'ikuzimu ni abarokore. Hanyuma baramubwira ngo nubwo yaba ari mama wawe cyangwa mushiki wawe cyangwa uwo muvukana, uramutse ubonye ko ari umwanzi w'iki gihugu ntukamufashishemo. Hanyuma baramubwira ngo reka tuguhereze igi, nugera ku isi muri ya nzu uzubakamo icyumba umugore n'abana batazageramo, uzagera ku isi ugura ibase itukura. Nurangiza kuyigura uzayitereka ku ntebe ndende y'itabureti, maze ushyiremo irigi tuguhaye. Bamuhaye n'igitambara cyera cyane kinini, baramubwira ngo uzashyiremo irigi n'uyu muti, hanyuma iki gitambaro gitwikize hejuru. Hanyuma ngo azajya ategereza iminota 40, hanyuma abone amafaranga yifuza ko yagombye kubona. Barabimuhaye, umugabo agira amakenga, afata igi baza ngo muri irigi harimo iki. Bahise bamubwira ngo rishyire kuri ayo meza urebe ikirimo. Umugabo yafashe ryagi arishyira ku meza, hanyuma aritegereza. Akimara kurishyira ku meza ryarazungurutse cyane rirapasuka. Igi ryavuyemo inzoka ifite amahembe 4. Inzoka uko yajyaga imusozi yagendaga irabyimba cyane. Umugabo akibona ni inzoka ivuyemo, yahise yishika cyane yegera inyuma. Aravuga ngo mu byo naje gushikira iyi nzoka ntabwo irimo. Baramubwira ngo uwo ni umugabo uri kugwa amafaranga, ntabwo ari inzoka. Ahubwo nubona utarajyana irigi n'aya mafaranga yacu ntabwo wemerewe kuyakoraho. Igihe cyarageze, inzoka irabyimba cyane, izunguruka ya meza, yarangije kigira nk'ipine ry'imodoka. Hanyuma dayimoni nyirabwibone yazanye agatambara gatukura, agakoza mu ngunguru y'amaraso y'abantu, arangije akamuhanaguza mu maso, amuhindura ibitekerezo. Igihe cyarageze rero, wa mugabo aritegereza ya nzoka, nibwo yahise yongera yijyana muri ryagi rihinduka igi. Kuko bari bamaze kumuhindura ibitekerezo, yahise afata ryagi aratinyuka arishyira mu gode yiwe. Bahita bavuga ngo uremerewe noneho gufata aya mafaranga. Yahise afata ya mafaranga, arangije ayashyira mu gode yiwe. Igihe cyarageze rero, umuntu baramubwira ngo ngaho zamuka, ariko nugera ku isi uzajya mu itorero ry'abera utezemo ubusambanyi. Hanyuma aho narindi ngewe naramwitegerezaga nkabona ndamuzi. Nahise mvuga ni uriya muntu asa n'umuntu nzi. Uwo muntu nakekaga yari mu itorero ry'Imana. Hanyuma ndavuga ni ubwo ndi kubona basa, reka nze muhamagare mu izina ry'uwo nkeka ndebe ko yaba ari we. Dayimoni cyubahiro arambaza ngo mbese kuri kwivugisha cyane nukubera iki? Nahise musubiza nti uriya muntu muri rwa mafaranga ndi kubona amuzi, reka ndebe yuko yaba ari we, noneho mvugane nawe. Ahita ambwira ngo abantu bose barasa kuko baremwe mu ishusho y'Imana yanyu, uwo uri kumubeshera ntago muzi. Nahise mvuga ati kamvuge mu izina ryo nkeka. Nahise mvuga ni runaka. Nkivuga muri rya zina ry'uwo nakekaga, mbona ahise akebuka hano narindi arandeba. Uwo muntu yari umuntu mukuru mu itorero ry'Imana yacu hano ku isi. Yari umuntu uvuga ubutumwa mu itorero aho ngaho ku mudugudu. Yari umuntu uri muri korari ikomeye ntababwira. Ni umuntu cyane w'umuterankunga. Ni ibintu byanteye ubwoba nkiri ikuzimu, numva mbese ndumiwe. Igihe cyarageze rakimara kundeba, ndamubwira nti nawe kabisa ku isi ntiwari warakize, kumbi uza muri iki gihugu gushakayo ubutunzi. Ndamubwira nti nimva muri iki gihugu nkagera ku isi nzabivuga. Nkimara kubivuga we yaratitiye cyane, ibyuya byinshi biramutoka. Ntabwo yigeze ashobora kunsubiza.
dayimoni icyubahiro arambwira ngo uramuzi, ndavuga ndamuzi, uriya ni umuntu utera korari runaka inkunga kandi ku mudugudu bamuzi nk'umurokore. Ahita ambwira ngo niba umuzi rero utubabarire ntuzatuvemo, tugiye kuguhereza amafaranga ushaka, tuzakorane kandi ku isi uzabe umukire. Naramusubije ni mu izina rya Yesu sinziyandurisha ibyo kurya byanyu n'iby'amafaranga yanyu, kuko numvise bifite kondisiyo. Mwavuze ko nubwo bagera ku isi batazubaka inzu ngo bayibemo, kandi batazambaramo ipantaro nziza cyangwa igitenge cyiza, mwamutegetse kwambaramo amakabutura. Ahita ambwira ngo wowe uzambaramo igitenge cyiza, n'ibyo ushaka byose uzabikora. Ndavuga ni mu izina rya Yesu ntabyo nakora. Igihe kigeze yahise amubwira ngo wowe igendere zamuka ku isi, uyu we ntabwo azagaruka ku isi, tugiye kumwicira muri iki gihugu kugira ngo atazatumenera amabanga. Yahise azamuka, njyewe dayimoni icyubahiro yansunitse nabi n'umujinya, yanjyanye muri cya kibuga nasohoreyemo, ategeka ingabo z'abadayimoni kuncukurira icyobo. Bancukuriye icyobo cya metero 3. Yategetse ingabo z'abadayimoni kuzana ikamba n'ikarito. Bahise babizana, ategeka ingabo z'abadayimoni kumfata. Baramfashe biremera rero, baranzirika baturutse ku maguru, amaboko nayo barayazirika. Bageze hano mu muhogo bapfunditse igipfundo cyo kumbabaza, bagira ngo mpakane izina rya wa mugabo. Izina rya wa mugabo ni izina rya Yesu. Bafunguye ya karito bazanye, mbona ni ipamba rimeze nk'iryo kwa muganga. Bategetse ingabo z'abadayimoni kurifata bakarishyira mu kanwa, mu mazuru no mu matwi. Dayimoni icyubahiro ategeka ingabo z'abadayimoni gufata ibiti bagatsindagiza mu kanwa kugira ngo ntashobora kuvuga izina rya wa mugabo, ngo ingabo zabo zigacika amaboko n'amaguru. Igihe cyarageze barabikora biremera, bibagirwa ko dufite Imana yo mu ijuru ireba hiherereye. Nubwo nari ntashoboye kuvugisha umunwa, ariko umutima wari muzima. Baramfashe rero banjyana hejuru ya cya cyobo. Dayimoni icyubahiro arategeka ngo mumuzunguze, nimbara inshuro 3 muhite mumuterera mu cyobo, abandi muhite mumutaba. Yahise abara ngo 1, nanjye mu mutima ndavuga Yesu wibuke ko nubatse gisozi nkoresheje umwambaro. Avuga ngo 2, ndavuga wibuke yuko hari umuntu nambitse. Atari yavuga 3, numva imbaraga zije mu mutima, ndavuga ngo Yesu warazutse. Nkibivugira mu mutima wanjye, uyu Yesu twizeye yacagaguye imigozi yari imboshye n'ibyari bishize mu mazuru, mu kanwa no mu matwi bita bitaraka. Abadayimoni bari bamfashe bikubita muri cya cyobo. Haleluya. Igihe cyarageze rero, dayimoni icyubahiro arambwira ngo wowe uri muntu ki? Nise musubiza ngo njyewe mfite Yesu. Igihe cyarageze aravuga ngo nkanjye mu biro nzana igitabo cy'abantu bakoreye iki gihugu cyacu. Nugira imana mbi tukakubonamo, wowe turakwica urubozo. Uyu dayimoni icyubahiro yahise ajya mu biro byiwe, ngagiye kuzana ikayi yandikamo abantu bakora ibyaha no ku isi, bakabandika ikuzimu. Ikuzimu rero nkiyagera nasanze umwana umaze imyaka 12. Uyu mwana wari umazeyo imyaka 12 yari yaratanzwe n'ababyeyi be. Hanyuma rero uyu mwana yagiyeyo n'umubiri we wose. Ingabo z'abadayimoni zari zitegetswe kumukubita urushyi n'umugeri. Hanyuma uko bamukubitaga yatabazaga ngo wallahi wakibaru. Uko bamukubise nkumva aratabaje ngo wallahi wakibaru. Nkibyumva nahise mwegera ndamubwira nti wa mwana we,
igihe watabarije uwo wa kibaru wawe katagukijije ingabo z'iki gihugu waza nkakwereka izina rikiza. Umwana yahise anyegera cyane araza arambwira ngo wa mubyeyi we ni irihe banga uri gukoresha kugira ngo ingabo z'iki gihugu zicike amaboko n'amaguru? Naramubwiye ni izina rya Yesu. Nujya ubona ingabo z'abadayimoni zikuje imbere uravuga ngo mu izina rya Yesu. Umwana yarambwiye ngo none wa mubyeyi we uwo Yesu arihe? Naramusubije ngo Yesu uramubonera mu bikorwa. Arambwira ngo nanjye aranyumvira. Ndamusubiza ngo arakumvira. Ararirepeta icyo gihe yararirepese cyane. Hanyuma haza ingabo ebyiri z'abadayimoni zitegura gukubita uwo mwana. Umwana numva arambajije ngo wa mubyeyi we nyibutsa rya zina ndebe ko nanjye ryanyumvira. Naravuze ngo vuga ngo mu izina rya Yesu. Umwana yabivuze nta mbaraga afite atabihaye agaciro. Numva aravuze ngo mu izina rya Yesu. Akibivuga rya zina twizeye, rya zina rifite imbaraga, ryaramwumviye rikubita b'abadayimoni babiri hasi bacika amaboko n'amaguru. Haleluya. Igihe kigeze rero umwana yaranyegereye cyane arambwira ngo wa mubyeyi we kuki utaje hano ikuzimu hakiri kare kubona nakubiswe inkoni nyinshi? Naramubwiye ngo hano ikuzimu ntabwo wahifuriza undi muntu kuhaza kuko ndi kubona bitoroshe. Yahise ambwira ngo uyu Yesu unyigishije njyewe nkamuvuga nanjye akanyumvira, mubwire naza kukwica azanyice nanjye, naza kukurokora uzamubwire nanjye ndokore nzamukurikira. Ndavuga Yesu ntaza kwica ubwo azagutabara. Umwana twaricaranye haza abandi bagabo 6 b'abadayimoni bagera kuri babandi babiri izina rya Yesu gishe kandi ari kakana kabivuze. Numva baravuze ngo mwebwe ninde ubaciye amaboko n'amaguru? Umwe arababwira ngo ni kakajinga kakana. Ikuzimu nge nitwaga umujinga mukuru kandi w'umuhakanyi kubera iri zina rya Yesu. Umwana yitwaga akajinga gato kuko kari akana. Hanyuma dayimoni zari zacitse amaboko n'amaguru bahita bamubwira ngo ni kakajinga gato kiganye izina ryo wamuhakanyi ari kuvuga, none nako kaduciye amaboko n'amaguru. Babagabo 6 ntago babihaye agaciro, baravuga ati kariya kana tuzi neza yuko nta zina gafite ryaduca amaboko n'amaguru. Baravuga ati mugende murebe. Baraje rero umwana akibibona numva arambwiye ati wa mubyeyi we nyibutsa rya zina nce n'abari amaguru n'amaboko. Naravuze ngo vuga mu izina rya Yesu. Umwana yahise avuga ngo inkoni bankubise zirahagije kanange mbicishe iri zina. Numva arababwiye ati namwe mwihute kuko inkoni mwankubise zihagije, muze namwe mbicishe izina rya Yesu. Yahise amera nk'uri kurifata mu kaboko arazunguza cyane aravuga ngo mu izina rya Yesu. Iri zina ukuntu uwo mwana yaritereye kuri abo badayimoni naho jya basanze cyangwa bahuriye yahise ribakubita hasi bacika amaboko n'amaguru abandi baba ibiragi. Igihe cyarageze rero dayimoni cyubahiro araza aravuga ngo kuki waje kuyobya iki gihugu uyobesheje izina rya wa mugabo wahakana iryo zina tukakurekura? Naramubwiye nti ngewe sinahakana izina rya Yesu. Ahita ambwira ngo mfite igitabo kandebe ko yigeze kudukorera. Yaramburaga urupapuro rwa mbere kugeza ku rwa 3 nkabona amababa riririmbye inzi baba mu itorero ry'Imana, nkabona mw'abantu rwose b'abadiyakoni. Ageze ku rwa 3 nashize akaboko hejuru ndi kugira mubaza impamvu yanditse abakozi b'Imana yaremye ijuru n'isi. Yahise ambwira ngo niki ushaka kubaza? Naramusubije ngo ko ndi kubona waranditse abakozi b'Imana yaremye ijuru n'isi